Ese wari uzi ko kurya umunyu mwinshi bishobora kugutera ingaruka mbi ku buryo ushobora no kubura ubuzima? Hano hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitondera ku munyu. Ngiye kukubwira ibintu bigera muri birindwi nk'uko byagiye bivugwa ku mbuga zitandukanye. Abantu benshi bazi ko isukari ariyo ishobora kwica ubuzima bw'umuntu, ariko umunyu nawo iyo ukoresheje nabi ugafata mwinshi ni mubi cyane ku buzima bwa muntu. Ngiye kubitondeka nk'uko biri, noneho wowe urabisoma wumve ko wenda wari ubizi ariko ushaka ko utari ubizi. Ushobora kurya umunyu mwinshi bigatuma ubasha kubyimba mu maso. Hari abantu benshi babyimba mu maso ukajya ugira ngo ni ubunini kandi ari ukubera ko yariye umunyu urengeje urugero. Ikindi ushobora kubyimba mu nda, byose n'ibijyanye nyine no kubyimba umubiri. Kubyimba mu maso no kubyimba mu nda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ugomba kwitondera ni uguhorana inyota ya buri gihe. Ni ukuvuga ngo iyo wariye umunyu mwinshi, impyiko kuko zikenera amazi menshi, ntabwo zibasha kuyungurura imyanda nk'uko byagenewe kubera ko umunyu wabaye mwinshi, amazi akabana makeya mu mubiri. Ni ukuvuga ngo iyo urya umunyu mwinshi ugabanya ntabwo ingano y'amazi washakaga, biba bishoboka ko byakorohera kuko amazi wajya kunywa biragoye cyane kugira ngo ubeho ayo mazi wajya kunywa yaba ahagije ku mpyiko. Icya gatatu, hari kuribwa mu mutwe, buri gihe umutwe ugahora ukurya. Abantu benshi baribwa umutwe batazi impamvu, hari n'igihe nabyo biterwa no kuba bafashe umunyu mwinshi. Gufata umunyu mwinshi rero bishobora no gutuma uhora uribwa umutwe cyane. Icya kane ni ukwibasirwa n'indwara nimba nayisoma ngo ekizema. Indwara ya ekizema hari igihe usanga nayo iterwa n'ibindi bintu, ariko nayo iterwa no kuba abantu bafashe umunyu mwinshi. Nayo ishobora guterwa no kuba wafashe umunyu mwinshi. Abantu batazi iyo ndwara uko yanditse ni ECZEM ndetse na A. Niba nasomye nabi muranyihanganira, ni ekizema. Icya gatanu, ibyago byo kurwara kanseri y'igifu. Wari uzi neza ko kurya umunyu mwinshi bishobora gutuma urwara kanseri y'igifu? Icyo kintu wicaye ukizi? Abantu benshi ntabwo babizi. Mujya hariya mukarya, iyo mwumva mu kanwa bitameze neza wongeramo uwundi, ukongeramo uwundi, ukongeramo uwundi. Ntabwo ndi butinde kugira ngo video itaza kuba ndende. Ikindi, hari ukuntu ushobora kugira icyo bita utubuye mu mpyiko. Ibaze ushobora kurya cyangwa kunywa umunyu mwinshi bigatuma ubyimba ukagira utuntu tw'utubuye mu mpyiko. Ikindi, hari abantu barya umunyu mwinshi wajya ubona wibagirwa bikabije ukayoberwa impamvu. Kurya umunyu mwinshi nabyo bituma kapasite yo kwibuka igabanuka, ukagira ikibazo cyo kuba wagabanuka mu mitekerereze, uko wajyaga wibuka ubundi ugatangira kujya wibagirwa. Dore ibintu bizakubwira rero ko noneho umunyu ukugeze habi, ni ibirango 5. Hari kunyaragurika, ukajya ujya kunyara buri kanya.
inyota idashira, ibibazo by'impyiko ndetse no kubyimba umutuku w'amambari. Ni ibintu bitanu nguhaye nubyibona uze tujya kwa muganga, bizaba ari ingaruka ahanini zo kurya umunyu ukabije. Ni bine ni bine mbahaye. Kugira ngo rero binyorohere gukomeza kubana namwe, ikindi no kurwara umutwe ugahora ufite umutwe ukurya cyane, nabyo uzabyitondere. Ibyo bintu bitanu nguhaye bizaguha ikimenyetso cy'uko ukora umunyu mwinshi ku mubiri wawe, bikaba byagutera kujya kwa muganga kugira ngo utagira ikibazo cy'umubiri wawe. Ngirira nkandire subscribe kugira ngo tujye tubana buri gihe, kandi nzaguha ibintu by'ingenzi bigufasha mu buzima bwa buri munsi.